umuntu afite uko Imana yamuhaye. Yego. Niba nge narakutse amenyo for example, none se abantu bose bakuka amenyo? Akareka. Niba narakutse amenyo se nshobora kujya gukoresha urwo rugimbu amenyo akamera n'ingano yanjye akato, hanyuma noneho agashyiraho inzuzi akazikubita aregura. Aregura kuko nge nabanye nawe nabanye n'umupfumu wabikoraga. Ushobora no kubwira izina rye aripfiriye. Ubwo ngubwo rero ibiganiro biracyari uburyohe, Seburyohe na Nyiraburyohe. Ni ukuvuga ngo rero muri kumwe na Kanyombya Empire, tukaba tugiye ku kiganiro cyerekeranye n'umuco nk'uko bisanzwe. Tukavuga ati hari umuco ubaho, umuco wacu w'Abanyarwanda. Turacyakomeza aho ngaho kuko hari umuco uriho wabaho kera, nanone ukaba ugikurikirana abana b'Abanyarwanda bakaba babikoresha. Ni uburenganzira bwabo ariko bitabangamiye rubanda, bitabangamiye Abanyarwanda nyamwinshi cyangwa se abake muri bo. Ni ukuvuga ngo rero turashaka kugira ngo turebere hamwe niba kugeza ubu ngubu, niba koko umuntu niba yumva akavuga ati ngewe ndi mu buzima Imana yandemanye, ariko akaba ari ibintu ndangamiye kugira ngo ndebe ko nagera ku buzima bw'isi. Umuntu akavuga ati rero abandi barakize, ngewe ndakennye, kugira ngo mbigereho nzanyura mu zihe nzira? Kuva bamwe turajya gusenga, abandi turajya kuraguza, abandi turashaka icyo bita mitishamba. Mitishamba ni iki? Ni ukwenda wahira ibyatsi ngo bizakugeza mu buzima. Tugiye guhera ku bantu bajya kuraguza. Akaba ashaka iki? Ashaka ubuzima bwa none, ashaka umukiro, ashaka iby'isi. Ugasanga umuntu ararwajije, umuntu arwaye malariya cyangwa abana batatu barwaye malariya mu rugo, ugasanga umubyeyi aravuze ati ngewe natewe na kamunani, akajya kuraguza. Na twa dufaranga yari afite akajya kudutanga ngo agiye kuraguza, agiye kwa mupfumu, umupfumu amuha imiti, namuha imiti agende ngo amene mu rugo, namena mu rugo ngo izo ndwara z'abana n'abo batindi b'abazimu ngo yatewe nabo ngo barava mu nzira kugira ngo ashobore kugera ku ngingo yashakaga. Ibyo bintu rero birimo urujijo n'ubujiji. Ako kanya kuva kera hose ngo kuraguza byari umuco nyarwanda. Byari umuco nyarwanda. Reka nkubwire ko bamwe baraguzaga imbehe, abandi bakaraguza imishwi, abandi bakaraguza bakoresheje urugimbu. Urugimbu ni uruki? Ku rugimbu bagenzaga bati, bafataga urugimbu bagashyira mu kantu k'akabindi gatoya, bagashyiraho ngaho, bakaba bakoze urugimbu bakarushyiraho ngaho bakarwotsa. Bamara kurwotsa, umupfumu akakubwira ngo yewe uri guterwa na ba nyogosenge, kuba utabyara ni ba nyogosenge babiteye, kuba nta mukiri ufite ngo ukabura aha ngaha ngo ni ukuzava aha ngaha ukajya mu kindi gihugu, nawe ukajya ahandi mu kandi karere, mu kandi gace, nawe ubundi kakubayeho. Biriya ni ukubeshya, ni ibintu byo kubeshya 100%. Umaze kotsa urugimbu niba ari urw'inka, niba ari urw'ingurube, niba ari urw'ihene, niba ari urw'inkoko, ukajya aho ngaho bakakubeshya ngo urwo rugimbu rurakubwiriza. Ese wadusobanuye urugimbu ubundi ni iki ku bantu twebwe tukiri batoya? Urugimbu ni ibivuta. Ibivuta by'inka bafataga aho ngaho bakabishyira niba ari ku nzuzi, niba ari kuki, bagashyira aho ngaho, noneho bakosa, bagashyira aho ngaho, noneho umupfumu agatangira kubwira akurikije ukuntu ari kugenda acoma urugimbu, akarucomera aho ngaho. Ibyo bintu ni ibintu byo kubeshya ni 100%. None se ukurikije umuco wa kera uko bajyaga kuraguza n'umuco w'ubu ngubu dufite twazaniwe n'abazungu, kuko mbere abasogokuruza bacu bambazaga ngo ryangombe, niko mbyumva. Kuri ubu ngubu ujya mu punda simuzi, urya punda na ryambeba simuzi. Rero kuri ubu ngubu abantu bajya mu rusengero, pasiteri akahava yamubwiye ibiri imbere. Ibyo byo reka duhere ku rugimbu. Urwo rugimbu rero byari ibintu byo kubeshya, kuko ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Yego. Bamwe barafunze hano, ngira ngo uzi ko bari mu mvuto hano, barabafunze kubera iki? Kubeshya. Bakaba barabavumbuye. Bo babikoraga ku mugaragaro, abandi bajyaga mu rutoki bakabikora mu rutoki, nangwa munsi y'urutare bakakora ibyo bintu byabo. Ibyo bintu rero ni ibintu byo kubeshya. Imana yakuremanye
inshingano zawe ikuremana ikintu uzakugezaho kuko niba imana yarampaye ntugira ngo iduha kimwe buri muntu afite uko imana yamuhaye yego niba njye narakutse amenyo for example none se abantu bose bakuka amenyo akareka niba narakutse amenyo se nshobora kujya gukoresha urwo rugimbu amenyo akamera n'ingano yanjye ni ibintu byo kubeshya niba yarapfuye ijisho ukafite ubumuga bwo kutareba ubwo uzagenda gukoresha urugimbu noneho imana yongereremo ijisho ryawe ryarapfuye ni ibintu byo kubeshya ibyo rero niba bafite ubwo bushobozi navuga ko ari ukuri naho ubundi igihe utageze muri urwo rugero rwo kuba wakoresha urwo rugimbu rwawe niba uzi umuntu wari ufite umunwa wahengamye ugahengamuka ibyo ngibyo waba uri mukuri cyangwa se igihe utabikoze gutyo ukabeshya umuntu ukarya amafaranga ye ni ukubeshya ahubwo twabonye Sarongo akora ibitangaza ntabyo byahe si yicaga ihene akayizura na Yesu reka nari impari biriya nshobora kubwira ko njye nize amashuri menshi hari ikintu cyitwa chemistry ushobora kugusinziriza none aha ngaha ugasinzira amasaha 24 nkaguha ikinini ugasinzira kirenze ububasha bwawe ibiro byawe ugasanga urasinziriye mu gitondo ukicura kubera ko naguhaye overdose ikinini nubwo ntabwo overdose ni ukuvuga kuguha ibirenze imiti irenze kugira ngo ube wasinzira ibyo bintu ni ukubeshya ni ukuvuga ngo ibyo byo gusinziriza okay ibyo nibyo noneho kuvuga ngo ihene urayishe wiciye kure uvuze ngo iraryamye ngo yitinze inkoni gahita si yabikoraga se imbere ya kamera tukabona biriya ni nka bya bindi ubona abantu banywa mugo bakanywa ibinini noneho akaba yagera mu masaha aya n'aya akaba yasinzira ntabwo biriya bintu byemera ntabwo mbyemera 100%. Ni ukuvuga ngo rero n'abandi rero ubona bakajya aho ngaho bakajya kuraguza umushwi imishwi agafata umushwi akawubaga yamara kuwubaga akakubwira amagambo akakubwira ikikugendaho akakubwira icyo uzaba cyo ejo bundi hazaza akakubwira ati genda ukoresha ibi nibi ni ukubeshya uwo umushwi none imishwi iri aha ngaha yose nawe ufata umushwi ugende uwubage utangire urebe mu nda yayo urebe ibyo wakora ni ukubeshya uvuga ko iby'abapfu biribwa n'abapfumu ubwo ni umushwi reka tuve ku mushwi turebe ba bandi bakoresha imbehe ikaba ifite inzuzi ugafata akabaho kagasena neza kakamera nk'akato hanyuma noneho agashyiraho inzuzi akazikubita aregura kuko njye nabanye n'umupfumu wabikoraga ushobora no kubwira izina rye yaripfiriye ubwo se umuvuze ntabwo imizimu y'iwabo yakuzaho n'umuhungu we turabana n'inshuti yanjye azi ko namureze urumva agafata akanuza imbehe akagira atya akegura gatoya inzuzi zikanyerera zanyerera ati aha urareba uruhande rw'iwawe hari igiti hariya niho bashyize igihanga cy'imbwa nangwa cy'ihene akaba arakubeshya icyo gihe rero ashobora kuba yararebye agasanga uri umukiriya we mwiza waza kuraguza bwa kabiri akaba yafata igihanga cy'ihene aho ngaho mu ntara nangwa ahandi akagenda agacukura ahantu akagihamba aho ngaho muri santimetero 30 agashyiraho igihanga cy'ihene nangwa igihanga cy'igikeri akavuga ati genda urahasanga ikintu wajya gucukura koko ugasanga hafi y'igiti hari igihanga akavuga ati noneho ngezweho ati baranyishe nawe yakugiriye iki yakugiriye amayeri akaba ari hahera gutuma ihene inkoko y'ibara rimwe ukagenda ngo zana inkoko y'umweru ukagenda ukayizana akayimira agakwita mu gifu cye ikamanuka neza ikamanuka mu muhogo nk'umanuka kuri asanseri ikamanuka no mu gifungo pi tayari akaba arakuriye akaba ari abonye amaramuko ibyo bintu turabizi hakaba n'abandi rero bigiraga ba majinwari ngo bazi kuragura ngo uzakora ibi n'ibi uzaze wambaye gutya wambaye umweru hanyuma uzaze taranu uzakujyana ukagenda kubera ubwoba bwa muntu akakujyana kugeza mu marimbi yakujyana mu marimbi wagera mu marimbi ukabona imisaraba uti ndapfuye we ukirukanka wakwiruka rero wagera mu rugo ukagaruka ariko watsinzwe nakubwiye ko ugomba gusimangira ukahagarara hariya niho nari nakujyanye byarangira agakora iki wa mupfumu wawe akagenda agashaka peteroli akagenda akitsimba ahantu mu kijima ariko nawe ukaba waje akavuga uzagenda urugendo runini ruzagera iruhande rw'irimbi ku musaraba uyu n'uyu nuhagera uzicara aho ngaho ntuzavana imari akagenda akajya ahantu akitsimba agafata peteroli akayishyira mu kanwa agafata ikibiti ngo
ukavuga uti abazimu baraje. Eh. Ati kandi nubona abantu baje, nubona ibintu bije, ntuzatinye uzasimangire. Naho ni wa mugabo wakoze iki, wacanye mu mirimbi ahantu mu mwijima, wabona umuriro kabiri uti apana, ukirukanka. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ahantu nta bazimu hari, ugomba kwemera ko iyo misaraba irimo abazimu, ahantu bashyinguye abantu. Ibyo bintu barabikoraga muri Kongo, bakarya amafaranga y'injiji, ay'abapfu aribwa n'abapfumu. Ibyo bintu turabizi. Ibyo akaba ari nk'aba magiciens n'abandi. Kuki umuntu adashaka kujya aho ngaho atekereza ibintu byinshi? Nka bya bindi wabonye abantu bigeze gutera, baraza babwira umuyobozi wacu ngo Imana yababwiye. Hari n'ibyo numvise ejo bundi ngo Imana ngo yavuze iki? Ngo perezida ngo azicwa n'isasu. Abatoke kule na bwerewere yabo yicwa n'isasu. None se ni ryari umusirikare adashobora kwicwa n'isasu yagiye ku rugamba? Ni ryari se ni bangahe bamaze gupfa ku rugamba? Ese urareba muri Ukraine n'abasirikare bapfa, n'abarusiya bapfa, n'aba Ukraine bapfa. Ibintu byo kugira ngo bazane ibyo bintu ni guteka mutwe, ni ugushaka babone maramuko kugira ngo babwire ati nimuze mumbwire rero intsinzi. Nta ntsinzi ntayo, ni ukubeshya. None se ibyo bintu mubwire ko ari bingahe, ko ari bine, ngira ngo ibyo bintu byose ni ukubeshya. Nta kintu kirimo cy'ukuri, biribwa n'injiji zigenda zikaribwa. Urumva? Ejo bundi umuntu yohereza amadolari 1,500, ayohereza hehe? Ahereza kuri uriya muntu navuze, arayamira. Kandi uwo mukecuru turaziranye muri Amerika, turavugana neza. Uravuze ngo abantu bajya kuraguza ngo biriya bintu ntabwo bibaho. Twaramubujije, hariya nujya hariya nutanga ayo mafaranga barayarya. Arabyumva, aho kugira ngo atwumvire, arayatanga, anyumvire, kuko ngiye njyayo kubanyomoza. Arayatanga, tipe akubita mu ngoto ye, akubita mu gifu, aramanuka neza. Kandi nta hantu wamureka, esikariye no mu gifu ngo pi. Nta hantu wamureka. Bamuriye ngahe? Amadolari 1,500. Ibyo birazwi n'umuvani wacu Aravini. Nawe wenyine niba ari gukurikirane Kanyombya Empire, aramenya ko ari we tuvuga kubera ko twamubujije. Umufasha yanjye aramubwira ati ibyo bintu bikore kuko turabizi nibyo kubeshya. Ararenga arabikora. Bigira bite? Biraferinga. Umupfumu niba ari umuvuna muheto, ayakubita ingoto, amanuka hehe? Ibyo bintu kandi nta hantu wamurega. Wamurega he? Njye ntabwo birego. None se ubujijwe bwo kohereza amafaranga, ari bakubwiye kohereza amafaranga muri banki, wohereza amafaranga ku izina rya wundi akayamira. Iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Bivuze ngo abapfumu ntabwo bemera? Ndabemera, ntabwo mbemera. Hanyuma ibingibi byo mu rusengero byo bakubwira ati tura ituro rimeze gutya na gutya tuguhanurire, nabyo ntabwo mbyemera. Ntabwo mbyemera. Buriya si ubupfumu buteye imbere? Buriya ni iterambere. Bararebye babura ahantu barira, babura uburyo bariramo, noneho bati reka turebe izi njiji zimaze kutuvumbura, afazari twigira iki, twigira abapasiteri tubabwire ko tubahanurira, hanyuma niyo tumara kubahanurira tubahanurire n'ibinyoma kwanza, noneho injiji kuko kugira ngo uzamenye Imana, nta muntu wabonye Imana, nta muntu wabonye ibikorwa by'Imana, noneho ngo bavugirwamo n'Imana, noneho bakavuga. Ni ukubeshya. Bariya baje bavuga ngo Imana yababwiye, ese kuki itashobora kumbwira? Yese ndi umuntu, ntabwo yandemye, ntabwo navutse nk'abandi. Amavuta uba ufite? Amavuta? Amamesase, ubuto, ikimuri, iki? Ngo hari amavuta nyine? Amavuta ki? None se niba ari amavuta, amamesa ntahari? Niba ari amavuta, ikimuri ntigihari? Niba ari amavuta, jimbo ntihari? Niba ari amavuta, ibintu byinjije kweli. Ubwo wemeranya na leta gufunga insengero? Cyane. Gufunga abantu b'ibinyoma, abantu barya abantu amafaranga, ndabyemeza. Kuki batafunze Kiliziya Gatolika? Nuko itarya amafaranga y'abantu. Kuki batafunze umusigiti? Kuko umusigiti utarya amafaranga ubundi mu nsengero zitafunzwe harimo abakatolike, umusigiti, abadivantiste. Oya, nta bagatolika bafungiwe. Nyine abantu batafungiwe insengero ni abakatolike, n'abasilamu, umusigiti, abadivantiste. Bamwe n'abandi barafungiwe. Bamwe n'abandi batujuje ibyangombwa, ariko na babandi babeshya abantu. Ndi kuvuga hari inzaduka bino byitwaga ngo amacaci. Izo ni inzaduka nyine, na nyirazo ni inzaduka. Ni ukuvuga ngo badukanye iki? Badukanye ibinyoma, badukanye kuvuga ngo Imana yababwiye. Ninde? Kuki Imana itabwira uruhinja? Uruhinja nta cyaha rugira.
ruvuka mu nda ya nyina kuki nta ruhinja rushobora kubwirwa none urwo ruhinja rukatubwira twebwe dufite ibyaha ni ukuvuga ngo ni ukubeshya 100%. umuntu akakubwira ngo uzabyara waracuze uzabyara rya waracuze ngo uzongera ubyare ayiwe kereka Sainte Catherine idahari warenze amahano ngo urabyara nangwa se ngo ejo ukabona umuntu arakubeshye neza nta modoka agira arakodesha inzu akakubwira ngo ejo uzaba ufite inzu n'imodoka yabanije akihanurira akavuga ko ejo azabona imodoka nangwa inzu. ibyo bintu ni ibintu ngewe nemera kandi ndwanya. ako kanya wavuze ku bintu by'abapfumu ntabwo ubyemera ariko wemera ko uburozi bubaho. oya buretse niba hari abapfumu kuki badafite ishuri ry'abapfumu? oya ibyo ngibyo reka mbanze ngubaze banze ko wowe niba uri umupfumu upfumuka nangwa upfumura ibintu nk'ibyo kuki utemera ko ushobora kwigisha umwana wawe nangwa umukobwa wawe nangwa wigisha umugore wawe kugira ngo mugire umuryango nyamwinshi mugire ishuri ry'abapfumu nangwa sosiyete y'abapfumu mupfumuke mupfumure ariko hari mukora ibyo bintu. uyu mugabo ukorera ku Gisozi yitwa nde? Simuzi. uramuzi? Simuzi ko sinjya mu bapfumu ariko ibyo bintu nuko tubikurikirana mu makuru kandi tugakurikirana none se kanyo wemera ko uburozi bubaho? na supaguru si uburozi? oya reka ibyo bya supaguru. hari abantu bajya mu bapfumu bakajya gushaka uburozi bwo kuroga runaka. n'ayo marozi twagiye tuyumva muri sinema. niba ari amarozi rero natwe dushobora kuba twarize muri chemistry nangwa se mu buryo bwerekeranye n'ubushakashatsi. nuba kugira uburozi ntabwo ari ikintu. ushatse utakoreshe n'imbunda dore ko bavuga ngo bwabumara ngo n'ubumara bashyira mu ntuza. nuvuga ngo uburozi ni gute bushobora gukorwa? for example nk'urugero intangarugero igihe uhuye n'inzoka iri kurya igikeri byahwanye bifataniye gutyo niba igikeri cyamize inzoka nangwa se inzoka yamize igikeri biri guhagana biba bifite ubumara. bwa bumara nibwo buba buterana kugira ngo kimwe gipfe nangwa ikindi gipfe. bivuga ko ugiye ugakata imitwe ugakata umutwe w'igikeri n'uw'inzoka ukabikata ukagenda ukabishyira mu muriro ukabitwika wamara kubitwika neza wamara kubitwika neza ukaba washyira hehe ukabafata ya pudere ukagenda ukayishyira ku cyuma cyangwa ku giti ukagicumita mugenzi wawe ubumuriye nk'inzoka ubumara bumufata nk'ubw'inzoka. nibyo rero ubwo ni uburozi. ibyo rero nicyo kituma ushobora kwemera ko uburozi bubaho. ubwo burozi urabukoze bukoze muri ubwo buryo noneho ukoze iki? ukoze shimi yawe ugiye usize ku giti nangwa ku cyuma utetse cya cyuma asigaye cya cyuma kigakora iki? kikaba ari iki cyuma kiriho uburozi. ibyo ndabyumva ariko ibyo ari byose uri mukuru. akaba uburozi bw'ubutamikano. uburozi bw'ubutamikano akaba n'uburozi bw'ubutegano. nibyo ubw'ubutegano rero. ubw'ubutegano rero si buva mu bapfumu? buriya butegano rero nabwo buva mu bapfumu b'abarozi. abo ni abarozi. ntabwo ari abapfumu. ntabwo ari abapfumu ni abarozi. abapfumu ntabwo bagira uburozi? aba ari abarozi ntabwo ari abapfumu. baba bashaka kurisha ubupfumu bwabo ariko aba ari abarozi. igihe wasanze umupfumu akakuha ubwo burozi ubwo buryo bwo gukoresha aba ari umurozi aguhaye uburozi akwigisha uburozi. abo rero bo nemeza ko bakora iyo shimi yabo bakora ubwo bushakashatsi n'ubumenyi bwabo kugira ngo bashobore kugera. ariko mu buryo bwa gihanga? ntabwo ari gihanga cyangwa mu buryo bwa kera. none se nimba uri kuvuga shimi hari igiti cy'uburozi. icyo ntacyo nzi. kirahari. hari ibiti by'uburozi utagomba gukora iki? utagomba kunywa amazi yabyo utagomba kwiyegereza cyane ngo ube wabigira isaso ibintu nk'ibi. ibyo ngibyo ni ibiti by'uburozi bifite uburozi bifite ubumara. tuvuge ko uburozi ari ubumara. ibyo ngibyo bibaho. aguhaye amazi y'icyo giti ushobora gupfa. aguhaye amazi y'icyo giti ushobora gutumba kuko umubiri ubyara udahatse. ushobora gutumba ibifu ushobora gutumba amara ushobora gutumba umwijima nawe ugatumba urwagashya byose biba byagiye mu mubiri bigakoroga umubiri. ibyo ndabyumva kuko nk'urugero nk'iyo watemye nk'imiyenzi cyangwa iki uramutse utema imiyenzi ugashyira mu maso amaso aturumbukamo. ibyo byose ni uburozi. ariko n'umuyenzi ukavamo iki? ukavamo imiti. reka
tuvuge ku kantu gatoya ku burozi bw'ubutegano wemera ko bubaho kuba umuntu yagutega ibintu sinzi ngo ibitega n'ibiki ibintu nk'ibyo ibyo bintu rero nibyo ngibyo wavuze bya Nyabingi umutipe ntabwo muzi ni ukavuga n'ibyo ngo ni igihanga n'ibiki birashoboka ko dushaka kubwira ngiye mu ijambo ry'Imana habaho ikintu cyitwa les bons esprits et les mauvais esprits habaho imyuka mibi n'imyuka myiza imyuka myiza ni Imana imyuka mibi ni ya Satani ibi ngibyo rero akaba yariyambaje Satani akiyambaza abo bapfumu be akiyambaza abo Banyabingi akiyambaza abo bantu bose bashotse kuri Satani akaba bashobora kuba bafite iyo puissance akaba ari ya myuka mibi bashotsemo n'abandi bagashoka mu myuka mibi kuko ntabwo bishobora kugira ngo ubusenga ngo Satani azakwegere ntabwo bishoboka ibyo ndabyumva ariko urimo uranyobya abapfumu sibyo ngende kumva ko abapfumu bagomba kuba babaho kandi ibintu bavuga ari byo kandi bikora wapi dore impamvu nyine reka nguhe impamvu wapi nyine reka nguhe impamvu sibyo wemera ko umutongero ubaho umuntu ashobora gutongera none reka ngwire umutongero turagenda buhoro tugere ku ngingo umutongero ni nk'umuvumo kandi nta muntu uvuma undi umuntu avumwa nande nta uvuma Imana itavuma yakuvumye yakuremye ikavuga wowe uzagenda utya uyu azagenda atya uyu azagenda nawe ubundi gutongera none uvuze iyo mitongero ni nk'aba bandi bagira bate bacuragura akaza akirirwa inyuma y'idirishya ryawe honda nijoro ari kubyina niba ari amareba niba ari amalewa disco malewa niba bari muri Nairobi simbiza akirirwa aho ngaho byagera mu masaha akava baragutera iki aragutera imyangaro hariho imyangaro idafata ndasenga ijoro ryose mu gitondo mugiye ngiye kuryama ngasenga naryama saa 2 naryama saa 3 naryama saa 9 byagera saa 9 z'ijoro nkaba ndicuye ndabyutse ngasenga Nyagasani wanjye Nyagasani Rurema Nyagasani yaremye isi n'ijoro yaremye abantu bose yaremye ibintu byose akaba ari iby'Imana byose Imana ikabibizi icyo gihe rero igihe ufata imitengero myako yawe uri kuzana uri inyuma y'idirishya ajyanye nangwa inyuma y'umuryango wawe nangwa mu isambu yanjye nta cyamfata kuko ndi kumwe nande na Nyagasani hanyuma ndacyagaruka kuri bwa burozi bw'ubutegano wowe ibintu byose nabyo rero ubwo butegano wumva ni nka bya byo gucuragura by'imitongero iyo mitongero ntabwo ushobora gufata umwana w'umuntu kuko ujya kugerageza ugasanga uri gukora ubusa kandi nta gihe batatongeye bakoreshaga iki ugasanga yafashe amasaka yashyize hariya agishyiraho urusyo atangiye gusya inyuma y'inzu ntacyo byafata ntacyo byageraho cyangwa ugasanga umubyeyi yabyaye iryo joro yabyaye ngo umuntu araje arakomanga none niba hari abarozi ko bataroze M23 sinumvise ngo muri Kongo habamo abarozi benshi ngo bahamagaye abarozi niba ari Kisekedi niba ari ngo bahamagaye abarozi ngo baroge M23 kugira ngo ishobore gutsindwa itatsinzwe abo barozi babo bafite izihe mbaraga zishobora kuvanaho urugamba wasanga M23 ifite abarozi benshi kurusha bakora cyabo mbonye none se M23 ifite abarozi bo gutsinda FARDC ifite abarozi bo gutsindwa nukubeshya byose ni aho naho utangiye kumvanga mu bwonko ndakuvanze kubera ko ngiye mfite ubwenge kuko ntabwo biriya bintu bibaho ngeze narozwe kuko ukamenya nabukse n'amenyo mfite ndi uruhinja nzakumera amenyo avamo ashi avuyemo bandoze kuko ukamenya igihe nakubitwaga na kiriya kibazo bandoze kubitwa n'ikibazo ukamenya mbabarira nakubiswe n'igihe igihe cyarageze ni ibyo wandikiwe mbese muri make n'Imana se Imana yandikije ikaramu ye ni ngombwa niko Imana niko yabipanze kuko itariki ni mwaka n'uyu uzahura n'iki kibazo ukukamenya niko bimeze hanyuma bano tubyemere nk'isengero tubyemere nk'isengero kuko turasenga hanyuma iyo bavuze ngo umuntu bamuroze ngo bamwoherereje inkuba iramukubitira mwanura ibyo biba byagenze bite ibyo ni ukubeshya ni ukubeshya se nkuba nizi kubita abantu ku manywa y'ihangu n'izuba nabonye azegera amashanyarazi mukubite wegera ahantu hari magnetisme igukubite ngo ni inkuba se wumvise abasirikare b'abarundi ngo ngo 70 bakubiswe n'inkuba ngo ibyo ni ibyabo nibo babizi n'inkuba yarabakubise nibo bashobora kubisobanura ariko ikintu barabakubise
ni ibyabo bashobora kubisobanura barabizi ni ngibyo byose ujyana mu barozi ngo bakuse ku manywa inkuba igukubita ku manywa na nijoro ntabwo yakubita inkuba ishobora gukubita imvura yaguye kubera iki hejuru mu birere hari magnetisme hari umuyaga hari positive na negative byahura ugasanga hari birahuye bikazana circuit ikaza igakubita inkuba zigakubita bikaba byamanuka bikubita ku bitaka byagusanga ahantu bikaguhanya ibyo ngibyo tubyite ko ari inkuba ariko nta nkuba zakubisa abantu ntabwo umuntu atuma undi nkuba nese ibintu by'amahembe byo ngo umuntu wamwereje ihembe ko nari nabona ihembe rigenda mu muhanda bamweza amahembe ndi kukubaza nk'umuntu mukuru kugira ngo nawe nsobanurire twumvishe n'abantu ayo mahembe wumva nanjye nyumva gutyo ariko rero ayo mahembe ni ukuvuga ngo nizo système de mauvais esprit ya ma esprit yabo akoreshwa n'abo bantu bafite iyo sosiyete yabo bakurikiye iyo mwuka mubi bakaba barawuganje bakaguya satani bakaguteza ibiki ibyo bintu byo bakuye kuri satani ubu se wemera ko padiri nawe ashaka guteza ibintu by'Imana niko wemera ko amasengesho y'Imana padiri ashobora kuguteza ikintu kibi cy'imyangaro kuko wahemukiye kiliziya yego uzi ko ashobora gusenga akavuga nyagasani ndakwereka uriya mwanzi ndamukweretse arangoye kandi agoye abakristo agoye kiliziya gatolika ako Imana ikava mu birindiro byayo ikaba yakwereka ko ibyo ukora byose nta mbaraga ufite ibyo bibaho kuvuga ngo rero ni les bons esprits sur les mauvais esprits ariko les mauvais esprits ntizishobora gushobora ijambo ry'Imana wakurikiye Imana yego ntabwo wamushobora yego wari wumva padiri warozwe ntabwo ndamwumva ariko si uko atabaho warozwe kereka bamuhaye ako kurya bakamuha ko kunywa icyo gihe ni uburozi bwo ariko ntabwo wamuterereza ngo imyuka mibi ariko wemera ko abantu baterereza abandi imyuka mibi wapi niyo myuka kanyo ubu ngubu nta muntu bajya bavuga ngo imyuka nziza imyuka mu kanwa umuntu arakurogesha uretse gato ntabwo umuntu yakurogesha ugasara imyuka y'imisuzi imyuka yo mu mazuru ntabwo ibyo bintu bibaho ntabwo umuntu yakurogesha ugasara reka nananiwe gusara ngana ibyo ngora se kugira ngo birabashimishije bose kuba meze ntya nubwo nuko usenga ubwo ngubwo aho ngaho ushobora kubuvuza ukuri ariko se ubaye udasenga ntabwo byamfata ibyo ngibyo wapi ariko hari abo bifata abo nabo ni abantu babo bazi ibyo bintu bya mauvais esprit burya ikintu kigufata kuko nawe ukirimo nubwo utangiye kuraguza ukajya kuraguza bakubeshya bakakwambika iyo miringa yabo bakakwambika ayo mahano yabo uvuga kuba wagiye wagiye kuraguza ukuntu ushaka abakristo ukababona nabo rero bashaka abantu babo b'abasenzi bakajyayo bakandura ibyo bintu bibaho narabibonye nabonye umuntu wambara ubusa ku muhanda yambara ubusa yagiye mu bintu byo gucuragura ajya aho ngaho i Kigali kandi ntabwo ari kera ni kera cyane byari mu Gatenga kera naje gutembera mu Rwanda nsanga abantu bafashe umukobwa bagiye bambara ubusa twari turi aho ngaho turi kota umuriro tubona abantu bari gukora utuntu bambaye ubusa biriya se byatanze ntawe byahoteye twebwe twari hano twarabibonye ariko ntacyo byadutwaye bigaragara ko bariya rero baba bafite ama-esprit yabo les mauvais esprits bakoresha nayo adafite akamaro nayo adasobanutse atabakiza ngo abakene ahubwo arabakenesha kubera ko baba batanga utuntu twabo batanga ihene zabo intama zabo imitambo ibintu nk'ibyo ni ibintu rero by'ubusenzi by'ubuginga ni nka bya binagarutseho nkubwira ngo umuntu w'umupasiteri arakubwira w'inzaduka akakubwira ngo Imana yambwiye Imana yantumye kuki se iyo Mana yititumye itumye ku bandi ikaza kumwituma reka tugana ku musozo gira inama buri muntu wese wumva kuri ubu ngubu ibibazo byose afite yabijyana mu bapfumu reka mbagira inama ngewe rero kuko gira inama nabwo ndakoshye ndagushuka ngewe niba untegerezaho inama ugatekereza inama yanjye kubera abapfumu bawe n'abaraguzi bawe n'abayoboke b'abo bantu bose njye ndakoshye niba ufite udufaranga twawe ukaba ushaka gukira ganayo niba ushaka gukena nako nuba ushaka gukira gana Imana niba ushaka gukena ngaho ujya hariya mu bapfumu twawe dushire twese tureba
uzana ibintu byawe by'ubuginga bw'uwerewere washatse ibintu ku maboko yawe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe urashaka aya mirenge no gushaka kwiyongeza ijana mu rindi ugiye kuyaha abapfumu yabahe bayarye usigare wambaye ikabutura ibishwanye jya gusenga Imana nujya gusenga Imana ikongere mu buryo utazi iguhe mu buryo utemera mu buryo uvuga uti Nyagasani birava he aho biva ntuhazi n'icyo uri cyo ntukizi naho uva ntuhazi naho uzagana ntuhazi gana Imana nta kindi. Reka tubashimire. Tubashimire rero bantu nkamwe mu b'abayobe binjiji tubashimire namwe ibyo mukora mukene cyane nangwa se mukomeze mutange utwanyu naho ubundi twebwe ibyo duha Imana amasengesho ko nta kintu twaha Imana ikintu wahemba Imana nta kindi ntabwo ikubwira ngo zane inka yawe Imana ntabwo bavuga ngo zana amaturo uzane ihene ntabwo ikubwira ngo tanga inzu yawe ntabwo ikubwira ngo tanga umwana wawe apfe